abantu bagira ingwara imeze gutyo ngubwo ari kana kuvuze ntago ndi bwumve no niba nubwo mutemeranywa ariko mutega amatwi ndimo ndihuta icyakane ako kantu turi kuri communication hari akantu kananiye abantu Jerry umva ngo Jerry inshuti yanjye muramuvuga noneho uraza nuko byifashe uza kukibuka reka nkwereke hori hari ikintu cyananiye abantu ngiye kubwira kimwe kwimenyereza kuvuga ngo ngewe buriya when you use yukoreje ngo ngewe ubwanjye iyo utangiye kubohoka urimenya apara ngo genda kinagenda shoboye oya njye ubwanjye nanyuze hano ndazabwira akantu gakomeye abantu bakwiye kumenya harazamo ikirero iyo umaze kwitoza bino bintu no kumva ukirinda kubreminga wowe vuga ibyitekerezo byawe yego express yourself your feelings and needs without blaming or accusing others no kuvuga ngo icyo gihe iyo umaze kumenya gukoresha iyo nyuguti gerageza kuvuga ibintu byawe ariko utajya kugira abandi ubishinja ngo urabona ngo iyo hataba nta mbabazi gusa kumera gutyo ngo urabona no wowe yewe ukamenya ko bisobanura ahatuma turihuta ngira ngo nta mpamvu yo gutinda hano hantu ikindi kintu mba gukora nshaka kubwira cya gatatu gikomeye twabonye ko ikintu cya mbere ari iki icya mbere kiravuga ngo bimenye unasobanukirwe igikomere waciyemo tubonamo utuntu tugera tutatu kabiri gerageza kuganira mu buryo bufunguye ariko bwiyubashye icya gatatu ni ugushyiraho imipaka yego boundaries kugira ngo ubashe kugira cya gikomere ntabwo ari imipaka ya leta n'iki wowe ubwemenya ngo bitewe n'igikomere mfite n'urwego ngezeho aha simparenga hariya simparenga na attention ni nyina ntarengwa ku muntu wari we wese so nuvuga ngo wowe shyiraho murongo ntarengwa wawe bwite udashobora kugira gute ashobora gutuma hagarika amarangamutima ibyo utekereza n'ibyo ukora kugira ngo bitazatuma abantu bakwabuzinga cyangwa babona weakness yawe bakaba bagukoresha mu kukurwanya nkuko umushinjacyaha akura amakuru kuregwa cyumva usetinga iyo boundaries yawe ukabuyiza nanjye bwo ikintu gikomeye ngiye kukikubwira buriya hari ikintu kitunaniye ariko ari wo muti w'ubuzima utigute ni ijambo no kwitoza guhakana kuko abantu benshi dukunze gukoresha ngo nzaba mbireba kandi uzi kutazabireba mu mutima harimo no ariko ugiye kubwira umuntu ngo ndaza kubyitegereza rero kugira ngo ubashe kubohoka learn to say no yige hori nze nkurebe oya nguretse ngo ndagusubiza ngurumva kandi muri hori imbere harimo ko ntabyo ari bukore ariko nakubwije ukuri kugira ngo ubashe gukira igikomere gerageza kwiga ijambo no burya ni byiza pe ariko yawe itaza kujya mu bikorwa yes itaza kugira mu bikorwa iraza gukomeretsa kuruta no gukomeretsa kwiga no se no kuri kundeba cyane ndi kumva utwo tuntu niyo mpamvu ngaho nayo nka experience yawe urumva nta mpamvu yo kujya mu bintu bizagukomeretsa bwa kabiri mu biganiro bizagukomeretsa bakujyana ahagukomeretsa nta mpamvu yo kongera kwishyira muri wa murongo waciyemo ugomba kwitoza ijambo no suka ryo uzahorana ariko mu gihe ubona ko byagushyira ahantu hatuma wongera gukomereka ijambo no kandi nkubwiza nayo ndi umunyarwanda nawe urundi uzasanga ijambo oya ritugora ahubwo abantu benshi buraguhakana biravuna none se kaba yemeye atemeye impamvu nuko hari igihe nk'umuntu yemera ikintu ariko asa nk'umuntu uri gukritika reka mbinyuze muri urwo buryo bwo gukritika kandi twavuze ngo nta mpamvu yo kumva kwikoresha
so urumva rero ngewe nuvuga ngo icyo nshatse kuvuga aha ngaha cyatuma tuganira usanga abantu benshi hano hantu icyitwa no cyarabananiye. Yes or no. Iki kintu urakinkorera yes ndagikora ukagikora uko wacyemeye, ariko ijambo no niyo jambo ry'ubunyangamugayo burya. Nubwo mbikubwira ukababara ariko niko kuri, ntabyo ndibo kore no bigarangirira abandi bati no merci, abandi no thank you. Bazo akenshi abantu benshi badakunda gukoresha no, buriya no ishobora kuguteranya n'umuntu, ahubwo buriya iyo umuntu muri iki gihe umubeshye mubana neza, ariko iyo umubwiye ngo oya urashwana. None se ubwo tuzemera kuba mu kinyoma ntari bubikore ndi bukurindegiza? Nyine abantu bakoresha no bagira inshuti nyariko z'umumaro, kuko ngo nkubeshye ngo nzagukorera iki muvandimwe wanjye hori nakubwira nti no, ati ndabizi amafaranga urayafite nti no, cyo utayampaye nabwiye ko nashobora kuyaguha kubera iki, ku mpamvu zanjye bwite. So icyo mu kubohoka igikomere no kubana nacyo, ijambo rya mbere rikomeye jya umenya guhakana mu gihe cyose ubona ko ibyo umuntu arimo guporopoza byakongera gutoneka cya gikomere cyawe. Ariko usibye no kuba ari mu bikomere no mu buzima busanzwe no ugahakana kubona ko bidakwiye. Rero ikibazo no kumenya icyo kintu bivuga ngo no, hari akandi kantu ugomba gukora, kurinda amarangamutima yawe ko yongera guhura. Yes, reka ngusuze nongere ngwikaza nkifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi. Niba uri mu gitondo nkubwire ngo gira igitondo cyiza, nimbiri nimugoroba nkubwire ngo gire umugoroba mwiza. Nkibutse ko ushobora kurarira ariko bwacya impundu zikavuga. Uyu munsi ngira umugisha wo kubana na Pastor Rivera Jean Baptiste Ntambabazi. Mu kiganiro cyanjye uyu munsi tugiye kuganira uburyo umuntu yakira igikomere, ibikomere by'amateka yaranze igihugu cyacu mu 1994. Ese umuntu yanyuramo gute? Umuntu yabasha kwitwara gute? Ese nta bindi bikomere umuntu ashobora kuba yahura nabyo ariko akabasha kubikira? Mu kiganiro cyanjye kirambuye, ubwo abanteza amatwi cyangwa se abo turi kumwe muri iki kiganiro muraza kugenda mwunguka byinshi bigiye bitandukanye. Wowe ushobora kuba waraheranwe n'agahinda, wowe ushobora kuba wigunze uri wenyine, uyu munsi bakubwire ngo turi kumwe nawe kandi tukuri hafi. Muraho neza Pastor? Amahoro, ndashima Imana kandi Yesu akomeje kundinda, dukomeje kwihanganisha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ababuriye nk'ababo n'abandi bose bumva, kuko burya hari n'abumva uko abantu batanga ubuhamya bagahambuka kubera ko byabaye ntabwo mwari bato ntimubizi, ariko byari biteye ubwoba. Aho umuntu yica umuntu njya mbitekereza, muvuga ururimi rumwe inyuguti ku nyuguti, ukamwica gusaba imbabazi mu ijwi wumva, mu nyuguti wumva, ariko umutima n'impuhwe ukabibura, ugakora amahano nk'ayasa gutyo. Mu gihe ntarabona inyamaswa zihuje ubwoko ziryana, ntarabona intare yari iyindi, nta nubwo bibaho. Ntabwo usanga byabaye rero ibikomere bikomeye. Rero mwese ndabashuhuje abadukurikiye, mukomeze mwibuke mwiyubaka, kandi nta guheranwa n'amateka. Amateka ntabwo umuntu ayibagirwa, amateka umuntu ntayajugunya, ahubwo amateka akubera mwarimu w'ubuzima. Ntabwo tugomba kuba imbohe z'amateka, ariko ntitugomba no kuyibagirwa, kuko amateka niyo adufasha ku byo tugiye gukora, tuvuga ngo never again, ntibizongere kubaho. Sawa, urakoze cyane. Nagiye kuvuga ngo reka dutangire ikiganiro cyacu uyu munsi twiragiza Imana ndetse tunasabira abafite imitima yakomeretse gukomera. Mana Data wa twese uhoraho, kubw'imbaraga n'ubutware bwawe bukomeye ndetse no kubana abantu kuri twawe tugira neza n'uhabwa icyubahiro, ndasabye Data kugira ngo unyemerere ufashe buri munyarwanda wese aherereye hose, ndetse mwami buri muntu wese umugire neza mu ruhande rwiwe. Bana natwe mu kino kiganiro,
duha imbaraga zidukwiye mu kwitwara ibintu byiza kandi ifasha imitima ya benshi bwa Yesu Kristo umwami wacu amen. Amen. Pastor, reka ntangire ikiganiro ahangaha mubaze ngo ese umuntu ashobora kuba yakomorwa igikomere gute? Se umuntu akiri igikomere ryari byagenze gute? Urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije. Tubanze turebe kwanza ibikomere ubundi bimeze bite, kuko urabona byo first mbere yuko twinjira mu bindi no kuvuga ngo ibikomere ni iki? Ni igikorwa cyakubayeho kigutunguye, cyateguwe n'abandi, ukisanga babajwe umutima mu rwego utabitekerezagaho. So hari igikomere rero abanyarwanda dusangiye muri rusange cya jenoside yakorewe Abatutsi. Ni igikomere kidakira, umuntu aba agendana muri we kandi agifite. Buriya kabiri hari igikomere cyo mu muryango. Igikomere cyo mu muryango ntabwo natanga ubuhamya, ariko ukiri umwana ukavuka wangwa kubera ko wavukiye muri kondisiyo utazi iyo ariyo. Ushobora kuba mu rugo baragusamye umudamu papa na mama batabyumvikanyeho, noneho ukaza mu isi ukakwakira kwese kisi nyakiriye nabi, hano bakanyakira nabi, habaye iki? Igikomere rero cyo mu muryango naho kiravuna, aricyo nita ngo ni igikomere gikira gitinze, ntabwo gikunda buryo. Hari icyo bashakanye, hari abo mwabanye. Ibikomere ni byinshi mu buzima bituma umuntu abana nabyo, ariko noneho iyo utahinduye imyumvire cyangwa ubona umuntu ugufasha, bya bikomere bikugiraho ingaruka zo kumva ubuzima warabuzinutswe, nta kintu witaho, wumva n'ubundi nta maherezo y'ubuzima bwawe. Mbega ibikomere birangiza umuntu kandi agihagaze. So habakenewe ko bona abantu bajyanama bakubwira bati komera, biracyashoboka. Yes. Komera, biracyashoboka. Ubuzima buracyashoboka. Ko abantu benda ngarutse hafi aha, abene abo bantu bafite bana n'ibikomere, bona nta kintu, bona ubuzima nta cyo mubwiye. Ahubwo ukanshaka kuza ukibazaho impamvu basa nkaho ubuzima bwabo bwarangiye. Nuko babutakaje bakabona kandi bakana amahirwe nta gihari. None umuntu akumva n'abarokotse jenoside gusa, ubwo noneho no mu buzima busanzwe umuntu akagira ibintu akora kuko abona ati se ndakora iki, ndatera imbere. Mbega umuntu akagenda akigunga, bamwe bagakuraho amatelefone, abandi amaradiyo, undi avuga ati giye ntabwo nzagura smart sinyishaka, ngo nzagura gatorosha. Ugasanga by'ukuri ntabwo ari gatorosha, ahubwo akeneye, ahubwo mu mutwe hari nadashaka kubona no kumva. Niba abantu baryama ntibabyuke, yararyama ntasinzire, ntiyiyiteho. Kubera iki? Yumva ubuzima yarabuzinutswe. Rero gukira igikomere ni uko wowe wigisha wongera kumubwira ko hari impamvu yo kubaho. Waba yumva nta mpamvu yo kubaho, noneho ukamwigisha ko impamvu yo kubaho igize gute ihari. Niyo mpamvu muri Zaburi yavuga ngo naho igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Yego. Hanyuma Pastor, hari abantu njya mbona muri Zaburi koko ntugiye kwiteza abantu. Ni muri Yobu. Muri Yobu, okay. Ariko biraturanye, bitaba gitonye nta n'ikibazo. Wagerageje antuka, nta kibazo. Hanyuma Pastor, hari umuntu wenda reka mvote abantu muri iki gihe cyangwa se abantu muri iyi minsi turimo, ugasanga umuntu yaragiheranwa n'agahinda ndetse ahorana intimba ku mutima. Ni iki uyu muntu yakora kugira ngo abashe gukira ibi bihe aba ari gucamo ndetse anarimo? Dore ko hari umuntu mushobora kuganira, wenda sinzi niba wewe wajya guhamagara akubwira ati ngiye kuzicwa n'agahinda aho ndaha. Pardon, ntabwo nyumvise neza. Hari abantu muri iyi minsi tugezemo usanga yarigunze, yaraheranwe n'agahinda. Wenda tutagendeye kuri ibikomere by'iki gihe turimo, dufate no mu minsi isanzwe. Umuntu akaba yaguhamagara akubwira ati ibihe ndimo ngiye kuzicwa n'agahinda, aho ndi nanjye ubwanjye naribuze. Muri icyo gihe umuntu yakora iki kugira ngo abashe kuba yakongera gukomera akiyubaka? Icya mbere, ibikomere byose ntabwo bipfa gukira kimwe. Bundi igikomere cya jenoside cyatewe na jenoside yakorewe Abatutsi gikizwa n'indi leta ije komora abantu ibikomere, ikabasubiza bwa buzima bikagira gutyo. Hakaba igikomere cyo mu rugo rero, cyo mu muryango. Kiriya nicyo gikomere kinagora kuko uwagukomerekeje muba mukiri kumwe.
abaza aho yakomerekeje bongera kuhatoneka ukongera ukagira ikibazo ukumva ubuzima urabuzinutswe ukumva abantu bose ndabaho kubera iki cyangwa nakoze kimwe ngo ni burya kenshi azahora ikibazo ngo ubundi kubaho bimariye iki kintu ubundi n'abadukurikiye aha ngaha bose niwibaza ikibazo ngo kubaho bimariye iki umenya ko ufite ikibazo utangiye kwinjira mu bintu bikomeye so rero birakira nk'uko wambazaga icya mbere nemba nshaka kubabwira abantu ariko ngo ubundi kugira ngo ukiri bikomere wahuye nabyo akenshi ni ukubanza kumenya wa mubabaro n'ibindi byinshi wagiye ucamo ngo ukabisobanukirwa kugira ngo uwucemo uwusenye bisaba iki turaza kubona ibintu bigera nko kuri 5 ariko biciyemwo imibare runaka turaza kubiganiraho yenda uzajya imbaza nta kibazo so no kuvuga ngo ubundi mbere bya bikomere